Yes, reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba Imena TV show. Uyu ni wa mwanya twongera kuganira, ni wa mwanya twongera kuramukanya, ni wa mwanya twongera kwifurizanya ibihe byiza, abari mu majyepfo y'u Rwanda, bari mu majyaruguru y'u Rwanda, bari mu burasirazuba, abari mu burengerazuba. Nizere ko mumeze neza kandi mushima Imana. Je nitwa MC Imena Gitero Moses, nkaba ngira ngo tuganire nkuko nabibasezeranije, babwira ko tugiye kujya tuganira aha ku Imena TV show. Reka nshimire wowe wakoze subscribe, wowe wakoze wemeye kuba umwe mu banyamuryango b'Imena TV show, ugatanga umusanzu wawe, ugakora subscribe. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko iyo wemeye ugatanga umusanzu wawe ukavuga ngo ngiye kuba umwe mu banyamuryango ba Imena TV show, abari umusanzu uduhaye, abari inkunga uduhaye kandi tudashobora kwibagirwa. Muraza kunyihanganira nimwumva ndimo ngenda mvangamo nako kantu nyine, nuko ntago meze neza kubera ikirere, ariko ndabizi neza ko ibyo tugiye kuganira biraza kuba bibageraho gatanu kuri gatanu. Uyu munsi rero naje hano nk'umwe mu ba MC. Murabizi ko ndi umu MC, yaba mu bukwe, yaba mu birori bigiye bitandukanye, yaba mu ma event atandukanye, ariko cyane ni ubukwe. Uyu munsi rero ndagira ngo muze kumfasha tuganire ku muryango nyarwanda, cyangwa tuganire kuri societe nyarwanda, icyo bita umuryango cyangwa icyo bita famille. Iyo tuvuze famille, abantu benshi bumvamo hari famille ziba zigiye zitandukanye. Mu nsengero habamo amafamiye, hari ahantu abantu basengera haba hari amafamiye, ukavuga uti jyewe mbarizwa muri iyi famille, mbarizwa muri uyu muryango. Hanyuma no mu bantu babaye muri ARG, muzi icyo bita famille. Famille n'ubundi ni umuryango, hari papa, hari mama, hari n'umwana cyangwa abana, bitewe nuko umuryango ungana cyangwa umuryango umeze. Uyu munsi rero turaganira kuri famille cyangwa ku muryango, kuri societe nyarwanda. Akenshi ukuntu umuryango utangira, habanza bya bindi bita kurambagizanya. Murabizi, umusore akabengukwa umukobwa, hanyuma yamara kubengukwa umukobwa agafata inzira. Kera habagaho n'icyo bitaga abaranga, umuntu agafata umuranga akagenda akajya kurambagiza muri uyu muryango wa runaka, hanyuma hakagira ibyo abantu bagenderagaho. Hari abagenderaga ahanini wenda ku bushobozi bw'umuryango, n'ubu ngubu biracyabaho. Ugasanga umuntu aravuze ngo ngewe kugira ngo iyi famille cyangwa umugore nzashaka agomba kuba ameze gutya. Umuntu akubaka amahame, icyo bita principles. Umuntu akubaka amahame akavuga ati jyewe ndashaka kuzabana n'umugore umeze gutya, cyangwa mu nzozi zanjye cyangwa mu byifuzo byanjye mba numva nabana n'umugore umeze gutya, mba numva nabana n'umugore wujuje ibi n'ibi. Umukobwa nawe akajya hariya agakora principles, nawe akavuga ati nanjye mba numva nabana n'umusore wujuje ibi, mba numva nabana n'umusore umeze gutya na gutya, mba numva nabana n'umusore ufite ibi n'ibi. Izo zose nizo twita principles, nizo twita principles cyangwa amahame abantu bagenderaho basetinga. Uyu munsi rero ndimo ndababazwa cyane n'umuryango nyarwanda, ndimo ndababazwa na societe nyarwanda, ndimo ndababazwa n'ikintu cyitwa famille. Ugasanga umugore, mumbabarire wenda uyu munsi mvuge ku mugore, ugasanga umugore araho ntabwo azi ngo niki
nk'umugore ni iyihe role yanzanye mu rugo, ni iki cyanzanye, ese naje kubaka kubera izihe mpamvu, kubera iki nahuye na Imenagitero, kubera iki nahuye na runaka. Ubwo wenda nitanzeho urugero kubera ko ari ngiye none ahangaha urimo kuvuga. Umuntu ugasanga ari hariya ariko nta hame na rimwe, nta principles nimwe afite, ahubwo ibye ni nko kureberera. Hari abantu dufite mu muryango ariko ugasanga ni abantu bareberera gusa. Umuntu arashaka kwitwa umugabo, umuntu arashaka kwitwa umugore, ariko ntazi ngo ni ibiki umuntu akora kugira ngo ahinduke umugore, ni ibiki nshobora gukora kugira ngo mbe umugore ukwiriye. Abazabona ngenda, abazabona mvuga, abazabona ndi kumwe n'abandi, abo bazankunda. Ese koko bazabona ndi umugore ukwiriye kuba umugore? Ibintu nkora bimpa values, bimpa amahame ashobora kungira umugore. Ese umuntu mbonye yabona ndi umugore? Ese ubundi inshingano cyangwa umumaro wo kuba ndi umugore ni uwuhe? Kubera ko ari abantu bamwe na bamwe abarere akavuga byararangiye, ngiye namaze kugera mu rugo, ngiye narafatishije, uyu mugabo ntashobora kugira ikintu nkora, yibeshye gatoya nahita njya kuri RIB, yibeshye gatoya nahita njya kurega. Ugasanga rimwe na rimwe nibirimo gupfa mu rugo cyangwa nibirimo kwangirika mu rugo, wowe nk'umugore wakabigizemo uruhare, wowe nk'umugore wagatanze umusanzu, ukavuga utese koko niba ndi umugore muzima, niba ndi umugore ushaka kubaka, niba ndi umugore ushaka gutera imbere, niba ndi umugore ushaka kugira ibyo mpindura, niba ndi umugore ushaka kugira aho mva nkagira aho njya, niba ndi umugore ushaka gutera imbere, niba ndi umugore ushaka kubaka sosiyete nyarwanda, niba ndi umugore ushaka ko abana banjye bazanyigiraho. Murabizi neza muri sosiyete nyarwanda cyangwa mu miryango tubamo, abagabo akenshi buriya ntago abagabo bakunda kuba hafi y'abana. Abagabo ni abantu baba bagiye gushakisha, abagabo ni abantu baba bagiye guhiga, abagabo ni abantu baba bagiye guhiga ubuzima. Wowe rero nk'umugore ukwiriye kuvuga ngo ese jyewe nk'umugore nizihe ndangagaciro, ni ayahe mahame nzaha umwana wanjye? Ese umwana wanjye azakura gute? Principles umwana wanjye ndashaka kazubaha abamuruta. Ese umwana wanjye ndashaka kazubaha inshuti. Umwana wanjye ndashaka ko azagira icyo nakwita amahame amugenga. Ibyo rero kugira ngo bibeho, ibyo kugira ngo bigereho, bisaba ko uba ufite icyo bita indangagaciro z'ubupfura, indangagaciro z'urukundo, indangagaciro zo kuganduka. So iyo tuvuze ngo kuganduka, vuga ngo njyewe, ubundi Bibiliya yabivuze neza ku bantu basoma Bibiliya. Bibiliya yategetse umugore kuganduka. Bibiliya yasabye umugore kuganduka. Muri principe z'umugore ahava akagera, umugore agomba kuganduka. Umugore agomba kugandukira umugabo. Kubera ko twebwe Imana ibizi neza ko gukunda kwacu ari ikibazo, Imana idutegeka gukunda. Ariko ni hehe usanga ingo zirimo zisenyuka, ingo zirimo ziragira ibibazo, ingo zirimo zirazamo icyo nakwita amabifu. Umugore baramukoraho gato yakirukankira kuri RIB, kubera ko wenda umugabo rimwe na rimwe, abagabo ntabwo bumvwa cyangwa se niba banumvwa si cyane nk'abagore. Umugabo aragerageza, umugabo ashobora no kwitwararika agahiga. Jewe nzi umugore ntabwo ndi bumuvuga amazina, ariko umugabo yarazindukaga nta n'akazi yari afite. Ako gastori karambabaje. Noneho yari afite abana babiri, ariko nyine urabizi kuva na kera, uretse na Bibiliya n'umuco w'abanyarwanda urabidusaba, umugabo ni umutwe w'urugo kuva na kera.
aho uzabona umugabo hose uzasanga umugabo ari umutwe w'urugo. Ubwo umugabo utabaye umutwe aba afite ikindi kibazo, kuko umugabo ubundi akwiye kuba umutwe. Umugabo akwiye guhaguruka akiruka, umugabo akwiye guhaguruka agahiga, agahigira aho bikunda, agahigira aho bidakunda, agahigira aho byemera, agahigira aho bitemera, kugira ngo ashobore kugira icyo ageraho. Umugabo rero arangije bari mu rugo n'abana, umwana bari bamaze iminsi 3 batarya. Umwana arabyuka abaza se, aramubaza ati ariko papa uri umugabo cyangwa ntabwo uri umugabo? Noneho umubyeyi abaza umwana, kubera icyo umbajije gutyo mwana wanjye, none se niba koko uri umugabo gute tumara iminsi 3 tutarya? Umubyeyi abwira umwana, erega mwana wanjye ntacyo mba ntakoze, mba nahize byanze, mba nagerageje byanze. Umwana abwira se, aramubwira papa uyu munsi nitutarya uraba uri imbwa. Urumva urumva urwo rusyo cyangwa urumva icyo kintu umwana kwikoreje. Wenda ababona ishusho ritagaragara neza mwihangane, ndi gukoresha telefone, nyagasani nabigenza neza tukabona abakunzi b'Imena cyangwa abantu bikagenda neza. Bizakunda tugure na kamera, birenge na kamera, twubake studio, dukore n'ibindi byinshi. Ariko nyine iyi niyo nzira yanjye nanjye nk'umugabo, nahimba ndi guhigiramo ngo ndebe ko byakunda. Rero uzumve ko niba ukoze subscribe, niba ukoze share, ubu butumwa bwiza, izi mpanuro mba ndi gutanga zikarebwa n'abantu, abantu bakabikunda, ubwo uzamenye ko nawe kwitafari ryo kugira ngo MC Imena Gitero abo umugabo wubahiriza inshingano, uzaba wabigizemo uruhare. Umubyeyi yarabyumvise, agahinda karamwica, arababara, arabyuka aragenda ajya guhiga, nta naho afite ahiga. Ariko kubera ko Imana ikunda abagabo, Imana ikunda umuntu ufata responsable, umuntu ufata responsabilité. Njye ntangazwa n'umuntu wanga gufata inshingano. Abantu benshi banga kuba abagabo kubera gutinya responsabilité. Ariko mu kintu nabonye, iyo wafashe responsabilité, iyo wemeye gufata inshingano, Imana iragusapotinga. Umugabo yaragiye ngo ageze mu mujyi, ahura n'umugabo w'inshuti ye biganye muri secondaire kera. Baramusuza aramubaza ati se wa muvandimwe, ati Karori umeze ute? Undi ati ndaho ndamahoro. Ati ati none se ati ko twaburanye? Undi ati nakazi no guhiga Kigali ntibiba byoroshye. Undi ngo aramubwira ati rero hano mfite 20,000, atakira shati namenye ibyakubayeho, atakira yari yararwaye ntiyamusura, amenya amakuru, yagarukiye kure. Hanyuma amukubita inoti ya 20. Umugabo nta kindi yakoze, yahise agenda ajya kuri busheri, ajya guhaha kaboga, ajya guhaha n'ibindi bishobora kubafasha muri iryo joro. Aragenda, arangije arataha. Atashye ageze mu rugo, bamuha amakuru ko ngo umudamu we, umugore we yagiye gusambana kugira ngo abone amafaranga. Mu by'ukuri iyo nkuru ngiye yarambabaje, kuko ni ibintu byabaye reyere. Umugabo yamenye amakuru, amenya ibyabaye ku mugore we, nyuma abaturanye barabimubwira, baranadiringa bajya mu bijyanye no gushwana no kugira gute abantu barabunga, ibibazo birakemuka. Ariko mu by'ukuri umugabo nta katari yagize, umugabo yari yarwanye. Uwo mwanya muri iryo joro abana bari kurya na se, umwana yahise abwira se ngo papa uri umugabo. Umugabo aranezerwa, arishima wenda kuko agaburiye abana, ariko ababazwa no kuba atashoboye kurinda umuryango kugeza ubwo umugore ajya gusambana kugira ngo abone ikimutunga. Umuntu akibaza hano, ese muryango nyarwanda, societe nyarwanda, ko ngewe nimwe mbwira, imiryango y'ibindi bihugu nayo ifite abazayibwira, ariko gihe ndimo ndababwira mu rurimi mwumva.
ese koko birakwiriye ko niba mu rugo nta bushobozi buhari, niba mu rugo nta kintu cyo kurya gihari, niba mu rugo nta kintu cyo kunywa gihari, ni ngombwa ko umugore afata icyubahiro cye akajya kugitanga hanze, agafata icyubahiro cy'umugabo akajya kugitanga hanze kugira ngo umuryango ubeho? Wowe nk'umugore urasabwa iki kugira ngo umuryango wawe wubakike, umuryango wawe ugira aho ugera? Nimunkundire iyi episode y'umuryango nyarwanda tuyisoreza aha. Murabizi nyine ko uburyo bwo tuba turimo gukoramo aba ari uburyo bwo kugira ngo nanone tubone umwanya wo kuza kongera kuganira. Ubwo mwamaze kubyumva abantu bakuru, iyo ukoresha telefone nyine urabyumva, ariko igihe hari cyo nuko umuryango nyarwanda ukwiye kubakika, ukwiye gukomera. Ivugabutumwa dukora, ibyo twirirwa dusoma Bibiliya, abantu bavuga ngo turasoma Bibiliya, ngo turabwiriza, ngo turasenga, tutubatse sosiyete nyarwanda, tutubatse ubumuntu muri twebwe, tutubatse ubumana muri twe, niba iwawe udashobora kwera imbuto, niba udashobora kwerera imbuto abaturanyi bawe, udashobora kwerera imbuto abantu muturanye, nyamara warangiza ukavuga ngo uri umunyamasengesho, uri umuhanuzi, ngo urerekwa, ninde wavuze abandi, ninde wagambaniye abandi? Ahari urukundo hagiye inda nini, ahari urukundo hagiye ubuhemu. Iyo Mana dukorera ntabwo yaba ari Imana izaduhemba, ntiyaba ari Imana twizeye, ntiyaba ari Imana izaduha ijuru. Wisuzume nanjye nisuzume, turebe niba koko turi mu murongo Imana idushakamo. Imana ibahe umugisha. Iyi ni episode ya mbere. Episode ya kabiri tuzongera tugaruke ku muryango. Imana ibahe umugisha. Nitwa Imena Gitero, mukomeze kugira ibihe byiza. Wewe wakoze subscribe, share na comment, Yesu naguha umugisha, kandi ndabizi neza ko tuzava ahoroheje tugere ahashimwa kandi hakomeye. Imana ibahe umugisha, mugira ibihe byiza, ndabakunda.